Agafilime kacu tugatangiriye muri salo, umugabo n'umugore bari kumwe n'umukobwa wabasuye. Wa mugore ahoberana na wa mukobwa wabasuye, ariko umugabo we usigaye inyuma ahita asomana na wa mukobwa, birasa naho baziranye. Umukobwa ahita yisetsa ati rwose mugire isabukuru nziza. Barizihiza igihe bamaranye babana nk'umugabo n'umugore. Inshuti y'umugore rero yaje kubasura. Umugore ati rwose turagushimiye kuba waje, twishimiye kuba witabiriye. Ati John yifuzaga ko uyu munsi tuza kuba turi kumwe. John ni umugabo we. Wa mukobwa basuye ati yego, ntabwo nagombaga kubura ahantu nk'aha. Baraseka. Umugore ati rero reka twizihize iyi sabukuru. Baricara begera ameza. Wa mukobwa ati rero nabageneye impano. Umugore ati mbega. Umukobwa akuraho igipupe ati toda, abereka igipupe cy'idubu. Umugabo ati mbega. Wa mukobwa ati John na Catherine mwembi muzabana karamata. Ababwira abereka cya gipupe yabageneye nk'impano. Cya gipupe kibisubiramo. Umugore abirebye biramushimisha cyane. Arebye ukuntu cya gipupe gisubiramo ya magambo, aragifata ati mbega. Umugabo ati biraryoshye, urakoze. Wa mukobwa mu gihe baganiraga we yakaresaga wa mugabo akoresheje ikirenge. Biragaragarira munsi y'ameza. Ni ukuvuga ko mu bigaragara bari bamukinnye agakino. Wa mugore ati oh ni cyiza cyane, ariko sinateganyaga impano mbi ku nshuti magara. Nari niteze ko inshuti magara igomba kumpa impano nziza. Arebye hasi abona wa mukobwa arimo arakaresa umugabo we akoresheje ikirenge. Ati mbega. Aramureba. Umugabo we ntiyamenye ibibaye. Umugabo abonye umugore atangaye ati sheri umeze neza. Umugore arisetsa ati nari nketse ko hari ikintu mbonye, ariko nyine reka njye kubazanira icyo kunywa. Ahita ahaguruka aragenda. Ati mu kanya gato ndaba mbazaniye icyo kunywa. Arahaguruka aragenda. Noneho wa mugabo asigara na wa mukobwa bageragezaga gukina udukino umugore we ahibereye, basigara barebana akana ko mu jisho. Umugore aragenda ahita afata niba ari maka sinzi akantu yafashe, ashushanya ku kirahure, arasa naho asinya, aragisaragura neza. Ubwo iki kirahure agishyizeho agasinye kugira ngo uwaza kugiha kize kumusigira ikimenyetso. Wa mukobwa na wa mugabo bakomeza barebana neza. Umugore ahita agaruka n'ibirahure bitatu. Azana ikirahure kimwe cya vin rouge n'ikindi cye n'icya wa mukobwa. Aho wa mukobwa ati iki ni icyawe. Umukobwa ati mbega urakoze. Ahita aha wa mugabo ati sheri nkuzaniye vin rouge, ndabizi neza ko uyikunda. Ahita amuha nawe asigarana ikirahure cye. Umugabo turakoze. Ati ubu rero hari ako nabateganyirije. Uwo ni umugabo wabivuze. Umugore ati mbega. Umugabo ahita aza ati ahangaha hari ikimenyetso cy'imyaka 10 y'urukundo n'ibyishimo. Umugore arakomeza ati urakoze cyane sheri, tunywemo. Bahana cheers bose uko ari batatu. Umugabo aratereka ati nanone reka twishimire, reka turyoherwe n'icyo kurya, reka turyoherwe n'ibi biryo. Begera ameza. Umugore ati mwe muretse gatoya, ndaza kuba ngarutse mu munota umwe, ndaza kuba ngarutse, reka njye kwimwiraho gatoya, ahangaha turi ku meza rwose. Umugore ahita ahaguruka aragenda. Umugabo na wa mukobwa basigarana ku meza uwa babiri. Noneho si ukubyishimira, bararebana. Umugabo arahaguruka yegera wa mugore ati nyegera. Wa mukobwa nawe arahaguruka aramuhobera, aramwegera neza. Basigara bari kumwe muri zero distance. Umukobwa ati byagenda bite aramutse aje. Umugabo ati rwose ni ishyano nabangushije. Bararebana, barakaresanya, bahita barasomana, iminwa barayirya, baryana iminwa. Kumbe kuri cya kirahure wa mugore
yazaniye umugabo we, yari yashyizeho bya bintu kugira ngo umugabo nagifata bize kwishushanya ku kiganza, nakura kuri wa mukobwa amusigeho ikimenyetso. Uko yakamukoze ku kibuno, ikiganza cye cyahise kishushanya ku kibuno cy'umukobwa. Muri bombi ntawabimenye rero. Umugore yahise aragaruka aricara, agiye kwicara ahita ajugunya ifoke hasi abishaka, ati mbega ni impanuka ibaye. Yari impanuka rwose. Abivuga asa n'afite ubwoba, ahita asaba wa mukobwa ati hari ikibazo uhagurutse ukantorera iriya foke. Umukobwa bisa naho bimutangaje gatoya, yitegereza wa mugore ati se bikugendekeye bite? Abivuga aseka. Agiye kunama, wa mugore ahita avuga ati ndabafashe, ati nari mbizi. Avuga cya kiganza cy'umugabo we kishushanyije ku kibuno cya wa mukobwa, ati nari mbizi ko ari uku biri bugende rwose. Ati se ni igihe kingana iki mumaze muryamana? Abaza umugabo we. Umugabo ahita ahaguruka ati sheri, ati uko ubibona siko biri rwose. Umugore arakaye noneho ati se ni igihe kingana iki mumaze muri abakunzi? Mumaze igihe kingana iki mukundana? Umukobwa we yabuze icyo avuga. Umukobwa ahita avuga ati nta kibazo, wadufashe. John nanjye tumaze igihe tumaze turi kumwe ni amezi 6. Umugabo ati sheri umva, mu gihe yarebanaga n'umugabo we, umugabo we amusobanurira, wa mukobwa yahise afata agacupa gasa naho karimo uburozi cyangwa ibisindisha. Umugabo abwira umugore we ati urabizi, njye nawe twahuye, ariko urambabarira. Mu gihe yamusobanuriraga, wa mukobwa ahita ashyira akantu bisa naho ari uburozi mu kinyobwa cya wa mugore. Umugabo arakomeza ati ariko si uku rwose byagombaga kugenda, ndatekereza urabyumva. Ati nanone kandi nizeye ko njye nawe dukomeza kuba inshuti magara, nizeye ko nta kiri buze guhungabanya umubano wacu, dukomeza kuba inshuti magara. Ahita aterura cya cyo kunywa cy'umugore we aramuha. Umugore arasoma, amaze gusoma akora ka kantu nyine umuntu akora kugira ngo ikinyobwa kimanuke neza kimugeremo. Arabitegereza ati mwembi rwose munteye umujinya. Atereka ikirahure. Umugabo ati nanjye rwose binteye umujinya nubwo ari njye nyirabayazana. Umugore bwa burozi bamushyizemo buhita bumufata, yitura hasi. Umugabo ati aha siho inkuru irangiriye. Bararebana, wa mukobwa araseka bareba wa mugore ibigenda bimubaho. Umugore arababaza ati se ni iki mwashyize mu kirahure cyanjye? Umugore yahise atangira gutekereza ko bamuroze uko byagenda kose. Ahita agwa mu ntebe ata ubwenge. Baramwitegereza, umugabo araseka areba wa mukobwa nawe araseka. Ako kanya tugarutse hano, wa mugabo yari afite telefone, umugore we aryamye mu ntebe ari kumwe n'igisore rwose yambaye robe de nuit apfumbase cya gisore. Barabafotora. Umugore ako kanya barakangutse, abona umugabo we na wa mukobwa bahagaze imbere ye bamufotora. Kumbe we yarazi ko uwo nguwo apfumbase ari umugabo we. Abona bisetse, ahindukiye amurebye ati ibi ni iki? Urinde? Umugabo ati sheri ni iki kijya mbere? Urimo uranca inyuma? Arongera arahindukira areba cya gisore. Wa mukobwa ati nanone kuri anniversaire yawe? Umugabo ati yego rwose biteye ubwoba, ubu ni ubwicanyi. Umugore ati ngo iki? Cya gisore gihita gihaguruka. Wa mugore akomeza kubaza ati ushatse kuvuga iki sheri? Ushatse kuvuga iki? Wa musore ahita ahaguruka. Ni umusore wateruye rwose ufite amatuza, umugongo. Wa mugabo ahita akuramo amafaranga aha wa musore ati rwose wayakoreye rwose, amafaranga yo kwakitinga aya ni ayawe. Arayamuha ati wakoze akazi keza kandi urakoze. Umusore arayakira, aramubwira ati rwose
n'ikindi gihe wankenera twahuza. Wa mukobwa cya kiganza cy'umugabo kiracyashushanyije ku kibuno cye. Umugore biramucanga ayoberwa ibimubayeho. Ati mwansindishije kugira ngo munkoreshe ibi ngibi? Umugabo ati yego. None uragira ngo bigende biti? Uraza gukora iki? Nicyo ugiye gukora? Nta kimenyetso na kimwe wafashe cyanjye, nta kimenyetso na kimwe wafashe rwose, ariko njye nagufotoye, nafashe rwose amafoto unca inyuma bya fake, ibingibi twahimbye rwose nabifatiye amafoto byose. Ubu rero ugiye gukora iki? Nitugera mu rukiko nzagutsinda, ngiye kuzagutsindira mu rukiko kuko njyewe mfite ibimenyetso byose. Baramuseka rwose, baramuseka cyane. Umugore biramucanga ati buretse rwose, nubwo mbona ibimenyetso byose bimpama, kuko ari mwe mufite ibimenyetso, njye nkaba ndaho numiwe nta kimenyetso na kimwe mfite cy'uko wanciye inyuma. Ahita afata cya gipupe bamuhaye nk'impano, aragihobera, agifata neza, aracyegereza. Ati rero, ati reka nibura mfate iki gipupe mba aricyo nsigarana, ni impano yaduhaye kuri anniversaire yacu. Umugabo yitegereza wa mukobwa araseka cyane. Ati rwose ushobora kugifata, ntabwo dukeneye rwose urwo rupupe rw'idubu, twebwe tumeze neza, tuzagutsinda mu rukiko, nzagutsinda rwose. Umugore ati mbega nuko byari bimeze igihe cyose? Yitegereza cya gipupe, ahita akanda ahantu gisubiramo. Ati mwansindishije kugira ngo munkoreshe ibi ngibi? Kiti gisubiramo ya magambo yose uko bayasubiragamo bishongora kuri uyu mugore. Kumbe cya gipupe kiri kodinga ibintu byose bicyegereye, bari babyibagiwe. Umugore ati rero none se ninde ufite ibimenyetso by'ubugambanyi sheri? Ninde ufite ibimenyetso? Umugabo araseka na wa mukobwa araseka, baraseka bombi. Umugabo ati sheri, byari imikino, byari blague rwose, byari blague. Wa mugore nawe araseka, birabashimisha bose. Ati rwose byari blague. Umugore ati ndabyumva, niba mbyumva rero nimumvire mu nzu aka kanya. Bari bishimye bazi ko bamushyize mu icupa, ko nawe abifata nka blague, bararebana. Tugarutse ku rundi ruhande, hari umugore wagendaga afite utu envelope tubiri turimo ibintu. Yacaga ahantu biragaragara bisa naho ari kuri hoteli, agenda areba, asa n'uwabuze ahaca yinjira, asa n'uwabuze umuryango. Yari avuye guhaha. Ako kanya yareberaga mu kirahure, ababonye umugabo wicaye yinywera, biramutangaza. Ati John, abyivugisha. John arahindukira. John ahindukiye, hari umukobwa wahise winjira, barasomana. Wa mugore abitegereza. Umugore akomeza kwitegereza, ahita arambika za envelope hasi, agenda yiruka. Abandi nabo basigara bibereye mu twabo. Ageze ahangaha hari uwamukumiriye. Ati hagarara, uratekereza ko ugiye he? Umugore ati urakora iki? Reka ninjire, reka ngende. Wa mugabo ati rwose ahangaha si ubwiherero rusange, ubwiherero rusange buri hirya gato mu mfuruka y'iburyo. Nakubwira ko ariho ukwiye kujya, niho ukwiye kujya. Umugore ati sinshaka kujya mu bwiherero, nshaka kwinjira hano. Umugabo ati yego ni byiza, ubwo rero niba ushaka kwinjira ukwiye kureka gukomeza kugaragara nkaho uri iduka rya caguwa. Umugore arireba, abona koko ibintu yambaye ni ibintu bidafite agaciro. Wa mugabo arakomeza ati rero numara guhindura ukaba utameze nk'iduka rya caguwa, wenda ushobora kuza kwemererwa kwinjira ahantu heza hiyubashye nk'aha ngaha. Umugore ati rwose nubwo wigira ibyo ngibyo, ibi ni ibintu by'agaciro cyane, ni ibintu byihutirwa, ni iby'agaciro cyane, nshaka gukora ikintu cyihutirwa. Umugabo ati ngiye rwose ibyo ntibindeba, uburyo ugaragara
ntabwo bihuje n'imyambaro y'abantu bemerewe kwinjira hano, umeze nk'iduka rya caguwa. Arakomeza ati ushobora kuva hano. Umugore aramureba, atangira kwibwira, atekereza mu mutima ati umutima wanjye wateraga nk'uwasaze, ntabwo nigeze menya uko nakwinjira. Akomeza kurunguruka aho umugabo yicaranye na cya cyuki, atariko nahise ntekereza uburyo nahangana n'uyu mugabo wanjye wancaga inyuma. Umugabo akomeza yisomanira na wa mukobwa. Umugore yahise aza yihuta, araza ati nibutse udutrike tumwe na tumwe, nibutse amayeri amwe n'amwe nakoreshaga nkiri umunyamideli, nkiri agakobwa gatoya. Araza yiherera ahangaha, akuramo igikoti, akuramo jire, akuramo agapira bita niba ari niga kaba gahambiriye. Nawe yari yambaye imyenda myinshi nyine. Ati rwose nahise ntekereza icyamfasha kuza guhangana n'izi mbobo ziteretana. Akuramo ya myenda, asigana urupantaro runini narwo arukuramo, asigana agakabutura, urukanzu runini yari asigaranye, urujipo runini yari asigaranye ahita ruzamura mu mabere, akuramo ako yari yambaye hejuru akazirikamo hagati. Ati rwose ahangaha nari maze kugaragara nk'umunyamideli wemerewe kwinjira muri iriya resitora. Akora ku musatsi neza, arawutunganya. Ati nari maze kwitegura urugamba nari narwambariye. Aritunganya neza, ahita yambara rya kote. Ati rero uko nari maze kwitegura, umugabo wanjye nta gitekerezo yari afite, njye nari maze kumwitegura. Ati mbega surprise nari imufitiye mu iduka. Umugabo arakibereye na wa mugore na wa mukobwa arimo aracinya mu mugore we. Nyuma yo kwitunganya neza, umugore yagiye yiruka, yambaye agakora, yambaye boot hejuru, yajipo yayizamuye mu mabere rwose biragaragara neza, arenzaho rya kote. Aza yiruka ahita ahura n'umugore nawe wambaye bijya gusa n'ibyo ariko we warengejeho rinete. Ahita amwegera ati ndagusabye. Ahita akuramo akanote aramuha. Umugore ahita amuha rinete azishyiramo, noneho aba arahindutse neza. Umugore biramutangaza, aza yihuta kuri wa mugabo uri ku muryango, aramusuhuza ati bite, hari ameza mufite atariho abantu? Umugabo ntabwo yamenye ko ari wa wundi yasubijeyo avuga ko asa n'iduka rya caguwa. Aramureba ati yego rwose arahari mama, injira. Ahita akingura, umugore ahita amusigira rwa rukote, arifata neza yishimye, kandi bwa mbere yari yanze. Aje yahindutse kandi imyenda yari yambaye ntacyo yayihinduyeho ni yayindi. Arinjira, umugabo amukurikiza amaso ati wow, amureba abona rwose ari umugore uri class. Arongera arakinga ashyiraho cya kigozi. Umugore arinjira agera neza muri resitora, yegera hahandi umugabo we arimo kumucira inyuma n'ikirahure cya divayi. Ageze imbere ahita asuka ya divayi kuri ya couple, asuka ya divayi by'umwihariko kuri wa mukobwa cyangwa umugore wamucaga inyuma n'umugabo we. Ahita ahaguruka atangaye ati mana yanjye. Umugore ati sorry rwose, nimumbabarire. Ati ibi ni ibiki? Ati rwose wagira ngo nari nataye ubwenge. Araza ahita afata agapapuro aragasoma, akarambika mu kuboko k'umugabo we. Umugabo we rwose biramutangaza. Wa mugore kobwa arihanagura, afata ka gapapuro asanga kanditseho ati nsanga mu bwiherero bw'abagore. Yari yagashyizeho akabizu, rouge à lèvres zose zishushanyaho ku buryo iminwa ye yari ishushanyije ku gapapuro. Umugabo w'umuhehesi ntabwo yamenye ko ari umugore we wamwandikiye. Azinga ka gapapuro ahita abwira wa mukobwa bari kumwe aca inyuma umugore we ati sheri, nkwiye kugusigaho iminota mike. Umukobwa atoke nta kibazo. Ati rwose hari umpamagaye byihutirwa, hari ikibazo? Umukobwa ati nta kibazo. Umukobwa ntiyabyizeye. Burya iyo umuntu aca inyuma umugore we mugahuza ari wowe amugucaho inyuma, nawe ntuba umwizeye. Umuntu waciye inyuma umugore we nawe ntiwamwizera.
ako kanya asigara yihanagura ariko anabyibazaho. Ahita akurikira wa mugabo yihuta cyane ati reka njye kureba ibiba. Ageze ahangaha abona umugabo na wa mukobwa yakurikiye bibereye muri yegapfe, komerezaho rwose, manukaho biraryoshye. Ati rwose umeze neza, uri icyuki cyane. Akinjira abarababonye, abona wa mugabo bari basohokanye aca inyuma umugore we yibereye muri yegapfe n'undi mugore mu bwiherero bw'abagore. Biramutangaza, umugabo ahindukiye abona yamubonye. Wa mukobwa ati John, umugabo ati rwose si ibyo ukeka ntabwo ari byo, ibyo ukeka ntabwo ari byo rwose, rwose urebye ni umugore. Ahita akuramo rinete. Umugabo amubonye aratangara ati mugore wanjye. Biramutangaza rwose. Ati Mary, ni iki kijya mbere hano? Ni iki kijya mbere? Umugore ati rwose wa mukobwa ati ntabwo nari nzi ko rwose uri umugabo wubatse, ntabwo nari nzi ko wubatse rwose, ntabwo nari nzi ko uri umugabo wubatse. Umugore we ati nanjye rwose ntabwo nari nzi ko ufite umukunzi, gusa ikigaragara nta nubwo umwitayeho, nubwo ufite uwo mukunzi ntabwo umwitayeho rwose, uri umuhehesi. Ubu rero tugiye gutandukana byemewe n'amategeko, tugiye guhabwa gatanya, tuzahurire mu rukiko, ahita amucishamo urushyi ati rwose wa gicucuwe, wa mbobo we, tuzahurire mu rukiko tujya kwaka gatanya. Ahita yigendera. Wa mukobwa aramureba, areba ukuntu wa mugore arenga, arahindukira nawe amucishamo urushyi ati wa ngurube we, nawe amushyiramo urushyi. Nawe ako kanya arireba muri miroir ati none kuki ukomeje guhagarara hano? Kukomeje guhagarara hano? Ubu ni ubwiherero bw'abagore, kukomeje kuguma hano kandi ari mu bwiherero bw'abagore. Arakomeza arireba. Agafilime kacu naha tugasoreje. Ndizera ko kabaryoheye, ndizera ko rwose aka gafilime kabashimishije. Ni agafilime keza k'urukundo nubwo kuzuyemo gucana inyuma. Niba rero utarakora subscribe, ndagusaba ko icyo ari cyo gihe kanda subscribe, ubundi udufilime nk'utu ngutu n'izindi nkuru z'urukundo zirimo amasomo atandukanye ntizijye zigucika.